I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here, and I still believe. ubundi ngize ukuri ahantu hanyuze umwana jye urumva nahanyura nkakora iki cyakubabaza cyangwa se kigoranye jye nta kibazo, ahantu umutwe w'umwana unyura nta kibazo, byoroshye sibyo, ibyo byose ushaka ndabiguha sibyo. nanjye mu gihe bitagenze gutyo reka reka mwese uraza untura ibibazo byose nta n'umunsi n'umwe wigeze byibuze unagaragaza unambumburira amatako yawe nyabone. Niba utashobora kumfungurira amaguru yawe nawe ntukajye uzuntura ibibazo byawe, uzajya ugenda ubitura uwo nguwo wayafunguriye, kuko njyewe mbona umfata nk'aho ndi ikintu cy'ikizezenge, mbona undeba nka Marie Jose, mbona ndaho meze nk'umuntu ujunja, nanjye ndi umuntu. Ese kare nawe uri umuntu, nawe uri umuntu n'umubyeyi, ese ubaye nkanjye arega nanjye ndababaye, ibihumbi 10 nanjye ndababaye. mwatse umwana wanjye areba uba wabimba. nanjye nza ameze nabi, urumva niba utemera gukemura ikibazo cyanjye, kuki wewe wumva umuntu yagukemurira icyawe? Kuki mwikunda ari gikemure, nta birenze, ni gace gusa, undi bintu nta bintu bigoranye birimo. N'iki gihe twahereye dusakuza yuza kuba uri umuntu muzima, hagombye kuba byarangiye. Se kare wagiye ugira umutima byibuza bwarimo, byibuze ukagira umutima wo gutabara, n'ubwo utagira umutima wenda wo gukora ibintu, byibuze wo gutabara umuziranenge mu gihe umuntu agukeneye. mva nkubwire, njye nakuremera icyizere nkakiguha, kuko we ntacyo ufite, unyereka ko ibintu mbikoze wowe unyizeye, ngiye icyizere ndakiguha bwivoka, ndakwishyura amafaranga nubirangiza mwana. Niba utemera nta mpamvu yo kwirirwa unarira muri botike yanjye, bikore cyangwa se umpereze ibyo umpereza. Reka nanjye ndababaye, nanjye ndi umuntu iranguguna, yese ntabwo ndi umuntu. Uvuga n'ibyo ndanabyumva, urakoze no ku mwanya wawe, ariko ibi byose bizashira. Uwiteka Imana nsenga, Imana kamira buri munsi, mbwira amaganya yanjye, nganiriza ibibazo byanjye byose, sibyo? Umunsi umwe izanyumvaga agahinda kose neza, ariko Mana ikibazo ni na cyawe, n'ubundi abandi bose ndabarenganya. Imana irakubwira ngo gira icyo ufite nanjye mpereho, gira icyo ukora rero, nanjye ibindi byose ndabikora. Kare mbabarire gutuma ibibazo byanjye. The morning comes, even the wounds heal with time. Though it took me long to understand, life is still giving me another chance. I was wrong, I was wrong, I was wrong, I was wrong. What? Why
are you laughing? I'm happy. For what? Okay. Oh my God. Oh, sorry. Ikintu ndimo guseka. Ndi happy kubera ibintu ndimo kureba. Hehe. Birarenze. Oh my gosh. Mfite amatsiko yo kumenya Amatsiko. Okay. Look at this. Oh, wow. Reba ukuntu njye na David twari tumeze dukundanye twishimye. Yeah. Gira urebe n'ahandi. Yeah, ndi kureba umva. Ese? Ni byiza. You deserve more and more. Thank you, my love. Yeah. So igihe kiragera just nkaba ndeba no mu mafoto nkibuka nyine ibyo twanyuzemo. Ariko ntabwo njya nibaza ukuntu abasore bose baguterese David Di byagenze gute? David Yeah. ari special. Ari special mu buryo utashobora gusobanukirwa. Ndashaka iyo story. Iyo story urimo urantera isoni. No. Okay. David twakundanye turi abana ntumwibuka? David ntawe wibuka cyangwa nuko yabyibushye ntabwo wabinkora. Yarajyaga aza mu rugo tukiga. Ariwe man, wari ufite abasore beza bagutereta ku buryo utakwibuka David. Yari afite na gashike kitwaga Ruth. Karekare k'igikara gutya ntabwo wibuka no k'imibiri yombi. kari keza. Kari keza byatari kakamisi. Uramwibutse? So n'uyu rero Wamuteretanya gute? twateretanye bisanzwe nese abandi bateretana gute? Yaranterese ndamukunda arankunda turakundana. You decided. nta kintu na kimwe ndetse kuzakora ngo kimpere. Ubuzima bwanjye bwose nta kintu na kimwe njya nshoramo amaboko yanjye ngo kibe kizima. Nta n'abantu bazima njya mpura nabo ngo dutindane cyangwa se hashira igihe ndi kumwe nabo. Buri gihe beza bose birangira banciye mu myanya y'intoki nkasigara ntotezwa. Ese kuki abantu bose baba bashaka kumfatira? Mbabura nukavuga gutyo. Ese njye n'umwana wawe ntabwo tugabanyije basi? Niba ntitukuba hafi nk'uko byakagombye biruta n'ibindi by'abandi. Uzabura amafaranga ku wa mbere uyabure ku wa kabiri ndetse n'icyumweru gishira. Ariko ntabwo ariko bizabura ejo wanjye. Ikindi kano kanya ndagusabye kugira ngo utuze kuko amafaranga y'inzu yamaze kwishyura. Ruhuka basi uhagaye gatoya ntukomeze kumva ko uruhiye mu bintu byose please. Reka iyo ubabaye nanjye bingiraho ingaruka ndetse n'umwana. Ese Mariya, Imana kuba yanyima amafaranga yo kuba nagaburira umwana wanjye ntibihagije. Ubu se akaba yegerekaho no kunyima amafaranga yo kuvuza umwana wanjye arwaye. Nkajya gusabiriza nkajya kubwira Karenzi.
Karenzi akangura akanyaka ibidashoboka. Nagurisha na telefone yanjye byibuza ngo mpahire umwana. Bakamuha amafaranga atavuyemo n'imiti. Umugabo ngira isubabara. Isubona ndi mubyeyi cy'imbere y'umwana wanjye. Niba ntabasha kuba nakemura ikibazo cye, niba umwana ashobora kuba yarwara akaryama mu nzu, simbona ubushobozi bwo kumuvuza. Basekera aho ngaho mbabara ndakwinginze. Ahubwo ndatujya intamba z'ukuntu umwana yakomeza kumererwa neza, aho kugira ngo n'iyi ndwara yiyongere. Ese ubibona gute wenda tubyuka mu gitondo tukajya gushaka ahantu twafura mu guzaba, tukoza n'ibyo byombo maze tukirengagiza ibindi byabagamo? Ese icyo nako reka dufatikanye tuyobibaze. Wenda hari icyo bizatangirika kimwe no gusenga kwacu. Ese utekereza ko Imana yatwibagiwe? Ese Mari, uretse hamwe nafuze amafaranga nkayataha, hari ahandi uzi inyanya bakemera ko nta n'amafaranga uretse kunsaba ibindi bidashoboka? Niba mfuze mpaka ndyamane nabo babone bampa amafaranga, bakangira ibindi bagomba kugira ngo ayo mafaranga nibyo ndi kukubwira. Tugiye tujyana tukajya tugera ku kintu dushaka, sibyo? Ngafata ibyombo nkabyoza cyangwa imyenda nawe bikaba ako turi mu rugo rumwe. Wanyumvise ibyo ndi kukubwira ko numva ari ikintu kirenze kuri njyewe. Mr. Dima ndeba ukuntu agukunda, akuzanira amachocolate, akakuzanira gift, nkabona ukuntu uri happy. Oh my god, ubona ari byiza. Shaswirare, wambajije ikibazo ngo ko nateretwaga na benshi, we byaje gute kuba ari we mpitamo? Yampisemo, yaranterese ampitamo, mbona nyine hari icyo arushije abandi. Wait a moment. So muha chance. Wait, yaguhisemo wamuhisemo? Excuse you. So kubera ibyo nakoze wumva ko nyine ari njye wamuhisemo? No, yampisemo. Ariko nibwo yaragisoza kwiga, amafaranga yari ayafite, by the way, ubushobozi yari abufite. Buriya ni wabo ntago ari abakene cyane. Ariko urumva nyine nje nari mbumurengeje. Kandi mukunda, buriya iyo ukunda umuntu bro, nta kintu na kimwe nta na kimwe utakora kugira ngo mube muri kumwe. So niba by the way yarabinyishyuye, amafaranga nakoresheje yose, nibyo namukoreye byose yarabinyishyuye. Wow. So ejo mutazanamurebera hasi mukamusuzugura ngo wenda ngo ibiki, oya, byose yarabinyishyuye. So nyine umuntu aguhisemo adafite ubushobozi bungana nk'ubwo, ariko wowe ushobora kuba hari icyo wakora kugira ngo mube muri kumwe, go ahead. Acyambere nuko agukunda. Ndeba ukuntu nyine agukunda, kuzanira gift nyinshi, nkabona ukuntu muba musa neza. Hanyuma mutavuga ngo umva hageze akoze. Barabibonye? I know. Koze ndeba nyine imyaka yose ishize mutarabyara. Mari, uyu ni umutwaro wanjye. Nawe ufite ejo hazaza. Ntabwo ngiye kukujyana. Ngiye kujyana mu mitwaro yanjye. Ariko nzi ko Imana nubwo ngera nkatakaza icyizere, nkumva byose byarangiye, nzi ko hari umunsi izandengera. Byibuze rimwe hicara ngaseka, nkanezerwa ubuzima nzaba ndimo, n'umwana wanjye akabaho yishimye. Ariko sinzi ngo ni ryari. Ntabwo nzi ko ni ryari.
nanjye ntabwo nzi ngo ni ryari bizahagarara ariko ndakiringiye Imana akakora byose kandi mu gihe gikwiye kabone nubwo twaca mu bikomeye bingana gute. Mari mbabarire kwikoreza imitwaro yanjye. Nta mpamvu zo kumusaba imbabazi please. Ndakuzi urazi sibyo nta kibi muziho ku buryo nkubureminga even iyo sibyo mboroshyira umutima hamwe dufashe umwana gukura neza gusa nta kindi tumuhorere bwiza ntazace muri twe twaciye. Ndagusaba agahinda kose ufite ndakumva nubwo kaba katangira akakugeraho ariko mbabarira nyumve neza. Tuzarira uyu munsi turire ejo ariko bizarangira. Icyo gihe nicyo nyine mani ndarushye kuva nkiri umwana, ndarushye kuva mbaye mukuru, ndarushye kugeza mbyaye, ndarushye kugeza mari ndarushye ndananiwe umutima wanjye regura rimene ariko izi nyine mu nzira nkibura nkibaza se kuki ibintu byose nyine nta kintu na kimwe kizima kiba kizima byibuza ngo kirangire byose bikarangira bipfiriye gusa. Ndarushye. Ejo bundi umukobwa we ntabwo yakoze amanota meza ntiyabaye uwa mbere bose babigendeyeho bose bagenda bakirengagije. Mbabarira. Ndananiwe Mariya. Ndananiwe umutima wawe. yagenze bite? Niye ikibazo? Baby, are you alright?
Don't you ever touch me. Don't touch me. What's wrong? Where were you? Niki? No. Where were you? Come on, baby. Where were you? Niki? No, don't touch me. Abayishyize. Where were you? I've been calling. I've been... Nicyo kibazo. Babe, are you cheating on me? Kubera iki ngucitinga? Wagiye mu bagore bawe ukibagirwa ko ufite umugore mu rugo ukaba... Kuki uri kuvuga ibyo byose abaye? We, naniri, umva. Habaye iki hano? Niki cyabaye? Wembwira ni iki kibazo ufite? Ubu ni sangahe twari dufitanye gahunda ya sangahe naguhamagaye inshuro zingahe naguhamagaye inshuro zingahe nuko ngukunda niyo mpamvu mfatagurike urukundo ngukunda niyo mpamvu usuzugura gutya Umva mbwira ushobora gutuza tukavugana watuza tukavugana Alina Alina, ntabwo wakira utari kurya umwana wanjye, sibyo? Ntureka amaso ngo agapfa, sibyo? Inywa nukomeza kwanga ibintu ntabwo wakira, sibyo? Ndakwinginze, sibyo? Alina. Utari kunywa, utari kurya, warimbukana. Urashaka gupfa ukansiga? Ngaho. Inywa ariko. Aniela. Hakuwabuta, sibyo? Aho mu gikoma ndaza kuza naje wanyatse, sibyo? Urabanza mu gikoma ndakugurira aje nyuma, sibyo? Ntabwo wajya mu bintu ushaka gusa kandi urwaye. Nasuka utari kumva uri gushira ku muntu ukambeshya ntunambire. Niki kibazo cyabaye? Niki nagukoreye, niki wambura, niki naguha mu buzima bwanjye. Naguhaye buri kimwe cyose, nemera kwisuzuguza imbere y'ababyeyi banjye. Marijya ukwishakiraho kugira ngo ushake inshingano zawe z'umugabo urandere ndategukwerera Tuza. Don't touch me. Don't even. Don't even. Baby, baby, urukundo ukunda ni rwo rutuma usuzugura warangiza ukajya mu ndaya zawe ukibagirwa yuko ufite umugore mu rugo. Naguhaye amafaranga, naguhaye bizinesi, naguhaye ubuzima bwanjye, naguhaye umutima wanjye. Ntabwo ari ngombwa kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, sibyo? Mvuye mu kazi telefone yari yazimye ari gukora iki? Why you had to be this much? What have I done to deserve You this? didn't do anything. So what do you want from me? Do you want my life? Okay, take it. Take it. If you want my life, I will give it to you. Take it. Just take it. Baby, ntabwo tuza tukumvikana. Okay, basi icara hasi. Nicara. Watuje tukavuga. Ntabwo rubizi ko ndi mu kazi. Telefone kuzima ntabwo ari ibintu bisanzwe. This is the last time I'm going to say this.
aho ntabwo ari ngombwa kurakara kugeza ku rwego ndabizi ko urabizi calm down sweetheart urasakuza kugeza ryari baka abantu bose bumve ko hari ikibazo gihari hano If I find out that you're fucking cheating on me, I don't I will just eat your life, dude. I promise you don't. No, don't touch me. calm down wambabari ugatuza I'm sick and tired. I'm so sorry come If you're tired of me, just go. Just leave me. Just let me be. naho najya musa Stop wanting me. naho ugende calm down just calm down babe calm down ndashaka kumva Kumbe kwa warahiye. Rira, urakira, sibyo? Humura. You got shining Jesus. I can't easy sound. Arira, urakira, sibyo? Urakira Imana iragukiza, sibyo? Musengere. Mana ishobora byose, Mana y'inyamahoro, Mana wowe utuzi kurenza uko twizi, wowe uzi ibyo dukenera kurenza ibyo tuzi twebwe ubwacu. Ndakwinginze ngo undebere umwana umukize. Mana abasha kubana natwe muri aka kanya. Iki nicyo gihe tugukeneyemo. Mana unyeze umwana. Arira. Arira. I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe. I'm not the person I was yesterday. My future is not held by my mistakes. I'll keep moving forward with hope, because I'm still here and I still believe.